Ndakuramukije we mukunzi w'ubuhamya butandukanye butambuka kuri iyi channel yitwa Sister Yvonne Mushimiyimana. Uyu munsi ngiye kubagezaho ubuhamya bwa Thomas Kalauda w'imyaka 28 y'ubukuru, akaba abarizwa mu gihugu cya Pologne. Ubuhamya bwe bufite titiri ivuga ngo kwibera mu bitaro. Iyi nkuru yasohotse mu kinyamakuru Amakuru y'ahandi kuwa 16 Gicurasi 2020, akaba yarasohotse mu kanyamakuru k'abana. Impamvu rero ubuhamya bwa Thomas Kalauda bwasohotse mu kinyamakuru cy'abana nuko ari ibyamubayeho igihe yari ari mu kigero cy'imyaka 5 y'ubukuru. Reka dutangire inkuru yacu. Thomas Kalauda ubwo yari mu kigero cy'imyaka 5 y'ubukuru, yari afite amaso y'ubururu ndetse n'imisatsi y'umukara. Icyo gihe nibwo yafashwe n'uburwayi budasobanutse. Yarwaye umusonga uramukomerera ndetse wanga gukira, biyobera abaganga. Abaganga baramupimaga iteka ryose bakayoberwa impamvu uyu mwana atajya yoroherwa n'uriya musonga. Yarakororaga, yari afite umuriro kandi babaraga mu gatuza. Tom yabaye mu bitaro igihe kinini cyane. Ubwo yumvaga yorohewe yaratashye, ariko ageze mu rugo yongeye gukorora, agira umuriro mwinshi, akabara mu gatuza, maze bituma asubira mu bitaro igitaraganya. Mu mwaka umwe yagiye mu bitaro inshuro 15 zose. Umuganga yamucishije mu cyuma amufata amaraso ngo arebe icyo arwaye. Yahaye Tom umuti wose yibwiraga ko wamukiza, ariko ntacyo byatanze. Ubwo Tom yari ageze mu kigero cy'imyaka 6 y'ubukuru, nabwo yarongeye asubira mu bitaro. Yari arwaye cyane ku buryo batari kumurikira imuhira. Se na nyina barababaye, iteka bibazaga icyo bakorera uwo mwana wabo. Muri iyo minsi bari basigaye baryama mu cyumba cy'umuhungu wabo kuko yari arembye cyane. Tom yakomeje kuremba. Ubwo icyo gihe muganga yatangiye kudashaka kubonana na nyina. Ubundi mu bisanzwe muganga yakundaga kubwira ababyeyi b'umwana uko umwana wabo ameze, ariko none aho byari bigeze nta makuru meza yari agifite yo kubabwira. Mama wa Tom yaritonganije, maze aragenda abwira muganga atari ko muga, kuki buri gihe muri iyi minsi usigaye mpunga iyo nkubajije uko ubona umuhungu wacu ameze? Muganga yaramurebye ababaye, maze aramubwira ati mu by'ukuri nta bindi birenze ibyo twakoreye umuhungu wanyu. Atubaho bigeze ndababaye. Cyo nababwira cyo mukuriye kwitahira mugatahana umwana wanyu mugategereza ko yipfira. Mama wa Tom yarababaye, yanyonyombye buhoro buhoro ajya mu cyumba cy'umuhungu we. Uwo muhungu yiyumvisemo ko hari ikintu kidasanzwe. Mama we yagaragaraga ko hari ikindi kintu gishya yungutse. Uwo munsi nibwo Tom yabonye amarira abunga mu maso ya mama we. Maze Tom yirebera hirya mu idirishya. Icyo gihe kandi hari mu gihe cy'urugaryi, kandi icyo gihe abana bakiniraga ku gasozi kariho urubura. Ababyeyi bahoberaga abana babo banezerewe, babashimira ubwo babaga bageze munsi y'ako gasozi. Tom yavuze yitonze ati, ndatekereza ko ntazigera nongera kugira ubuzima bwiza ukundi. Ndatekereza ko ntazongera kugira ibihe byiza byo gukina n'abandi bana, nkagenda ku rubura nka kuriya, ababyeyi banjye bakanshimira nka kuriya. Yarahindukiye areba mama we, maze aramubwira ati, se ibyo mvuze si byo mama? Ubwo nyina ubwo yumvaga ayo magambo y'umuhungu we, yamarira yamarira yahise atangira kumushoka ku matama. Yaravuze ati, mwana wanjye, abaganga bakoze igishoboka cyose. Icyakora hari umuganga umwe usigaye. Uwo muganga nizeye ko ashobora kugufasha. Niba umwizera abasha kugukiza, ariko nanone ukeneye kubimusaba. Ubwo Tom ako kanya ntabwo yasobanukiwe
uwo mama we yashakaga kuvuga. Se na nyina bapfukamye iruhande rw'igitanda cy'ibitaro impande y'umuhungu wabo. Nibwo bwa mbere bari basenze mu mibereho yabo. Barapfukamye barasenga, ndetse na Tom ahombeka amaso. Mu gihe basengaga nawe yasengeraga mu mutima asaba Imana kumufasha ikamusobanurira iby'ubwo burwayi bwayobeye abaganga. Bukeye bwaho Tom yumvise yorohewe. Ku wundi munsi yumvise arushaho koroherwa. Nyuma y'iminsi 6 uwo muganga yaje kongera gufata ibipimo, atangazwa no kubona wa muhungu yakize. Ubwo nibwo Tom yasezerewe ibitaro maze arataha. Nyuma y'imyaka myinshi Tom yaje kumenya icyari cyaratumye arwara. Yari yarigeze kujya mu gihugu cya Australia ahandurira agakoko kinjiye mu mubiri kajya mu bihaha bye. Abaganga ntago bari bazi iyo ndwara kuko itabaga muri Pologne. Tom ntago yongeye kuba mu bitaro, ariko ubu ngubu ajya ku bitaro hafi ya buri munsi. Ubu Tom afite imyaka 28 y'ubukuru kandi ni umuganga w'inzobere w'indwara z'ubuhumekero. Avura abantu bafite ibibazo by'ibihaha nk'uko nawe yarameze muri cya gihe. Tom ubwo yamaraga gukira ubwo burwayi mu buryo bw'igitangaza, yahise yifuza kuzaba umuganga kugira ngo azajye afasha abantu, kugira ngo Imana imukoreremo nk'uko nawe yakoreye mu baganga bakamukiza mu gihe yari arembye. Ubwo yigaga ngo azabe umuganga, yabonye ko Imana yarokoye ubuzima bwe. Yasuzumye ibihaha bye bwite asanga bidafite inkovu. Nyuma y'igihe kirekire arwaye, ibihaha byagombaga kuba bifite inkovu, ariko ibihaha bye nta nkovu byari bifite. Icyo nacyo cyari nk'igitangaza kuri Tom. Ubuhamya bwe rero nahanga burangiriye. Nkwibutse ko niba uri mushyashya kuri iyi channel, wibuka gukora subscribe. Nkwibutse kandi ko gukora like ndetse no gukora share ari ingenzi, kuko bituma ubuhamya bugera ku bandi kandi buri wese akumva ko Imana igira neza. Mwakoze rero gukurikira ubuhamya. Nahejo nabwo mbafitiye inkuru nziza, nizeye ko izabakora ku mutima. Mugire umunsi mwiza, muhahe muronke, bibutse kugira Imana nyambere mu byo mukora byose.